Ikaze Flight Official. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu. Imana iguha umugisha ndetse ikomeze ibane nawe nkubwira ngo warakoze cyane gukora subscribe. Niba nawe utarayikora nagushishikariza gukanda subscribe maze tukabana mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse tukabona ko inkuru turimo dukora cyangwa se ibiganiro tubaha hari icyo bitanga, ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ntacyo bitwaye kugira ngo tumenye ko turi kumwe kandi tumenye ko tumeze neza. Imibonano mpuzabitsina rero nicyo gikorwa kimaze imyaka myinshi cyane igikorwa kurusha ibindi byose kuri iyi si. Sinzi niba iki kintu wari ukizi. Hari ibintu rero bitangaje cyane ukwiye kumenya ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Umaze kumenya ko ari igikorwa, nicyo gikorwa cya mbere gikorwa cyane kurenza ibindi bikorwa byose muri iyi si. Ese ibi bintu wari ubizi cyangwa nawe ntabwo wari ubizi? Biragutunguye. Imibonano mpuzabitsina rero nicyo kintu cya mbere, ndetse nicyo kintu cyabayeho mbere y'ibindi byose. Nicyo kintu kigira abantu mbwa cyangwa se kikabagira abagabo. Imibonano mpuzabitsina hari abantu yakijije, hari abandi yahinduye abacakara, hari abandi yatesheje agaciro ibagira imbwa nk'uko bakunze kubivuga cyane. Ariko uburyo ikorwamo bugiye butandukanye, cyane cyane bitewe n'igihugu ugikora aherereyemo se, cyangwa bitewe n'igihugu abakora imibonano mpuzabitsina baherereyemo, cyangwa se bijyanye n'umuco w'ahantu runaka. Ikintu rero ukwiye kumenya gitangaje mu mibonano mpuzabitsina nuko abasangwabutaka bo mu birwa bya Hawaii bita amazina ibice ndangagitsina by'imibiri yabo. Abo basangwabutaka rero ufata ukuguru nyine agahita kwita igice ndangagitsina cy'umubiri we. Sinzi impamvu twebwe mu Rwanda, sinzi impamvu kubivuga mu mazina tubona nyine umuntu ubikoze cyangwa se umuntu ubivuze mu mazina yabyo avuga ko wenda nyine bumva atavuze neza, bumva ko nta muco afite, bumva ko ntaki. Ariko ahangaha muri Hawaii ho rwose ujya kubona ukumva nk'umutwe awise urumva ko rero nyine ni ibintu nakubwiye, imico ibigiye idahuye kandi igiye itandukanye rero bijyanye rero n'umuco waho. Aba baturage rero ni abaturage bagendera ku muco wabo, bakunda kugendera ku mico yabo igiye itandukanye rero, kuko bakundaga no kujya ngo izi ndirimbo ni ikintu ni nk'umuco wabo, bahora bazihimba ngo, kandi ngo izi ndirimbo zabo z'ibisigo rero zashoboraga gutaka igice kimwe cy'umubiri runaka bo bashatse kuririmba mu gihe cyo kugira ngo bagihe ikuzo se, cyangwa mu gihe cyo kucyishimira bakagenda bakiririmba ngo buri gice cyose cy'umubiri cyabo bagenda bakiririmbira, ndetse bakagifata nk'aho ari ikintu gikomeye cyane, ndetse ari ikintu cy'agaciro cyane. Ikindi kintu rero cya kabiri ukwiye kumenya, cya kabiri rero abayapani bo bitandukanye cyane n'ibindi byose, kuko ngo abayapani bo bagabanyije gukora imibonano mpuzabitsina cyane. Ntekereza ko Ubuyapani ni ikindi gihugu aho umubare w'imbyaro uri kugabanuka cyane muri iki kinyejana cyacu. Ngo kandi si ibyo gusa, kuko gukoresha agakingirizo, ibinini byo kuboneza urubyaro, gukuramo inda, ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye byose biri kugabanuka cyane ku kigero cyo hasi cyane. Urumva ko rero Abayapani bo baravuze ati ntabwo ibi ngibi twebwe twabivamo, reka tubyihorere. Aba bo barabyihoreye rwose, barabyihoreye cyane kubera ko ntabwo babikunda nyine. Imibonano mpuzabitsina mu Buyapani ho rwose ni ikintu kitagezweho cyane. Igisobanuro kimwe cyonyine ni uko Abayapani bagabanyije gukora imibonano mpuzabitsina. Icyegeranyo giheruka rero cyahishuye ko umubare utari bwigere ubaho mbere, umubare utari ubwigere ubaho mbere icyegeranyo giheruka cyahishuye umubare utarigeze ubaho
mbere uwabashakanye basigaye babana badakora imibonano mpuzabitsina. No kuvuga ngo mu cyegeranyo giheruka habonetse umubare utarigeze ubaho na mbere w'abantu badakora imibonano mpuzabitsina kandi barashakanye babana nk'umugore n'umugabo, aho kimwe rero cya gatatu cy'abagabo bavuga ko baba bananiwe cyane mu buryo batashobora gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse kimwe cya kane cy'abagore nabo bakavuga ko imibonano mpuzabitsina ari ikintu kibabangamiye cyane. Mu Buyapani ho rwose urumva ko ibintu byo kuryamana barabiretse cyane cyane. Iki cyegeranyo rero kibanze ku bantu bari mu kigero cy'imyaka 18 kugera ku myaka 34 y'amavuko, cyasanze umubare w'isugi n'imanzi wariyongereye cyane cyane mu myaka 10 ishize. Abari hafi rero kuri 45% bavuze ko batakigera bakora imibonano mpuzabitsina na rimwe, rwose bakiri amasugi, abandi bakaba ari imanzi. Aho rero hari mu Buyapani naho abagore bo muri Korea y'Epfo bo ntibagishaka kubyara. Aha ho muri Korea rwose ngo ntago abagore baho bashaka kubyara mu buryo bw'impuzandengo. Rero umugore wo muri Korea y'Epfo mu buzima bwe yitezwe kubyara umwana umwe n'ibice 5 ni ikigero cy'impuzandengo bashyizeho ku ijanisha, ariko iki gihugu gikeneye uburumbuke buri ku kigero cya 2 n'igice kimwe. Buri mugore rero kugira ngo abaturage bakomeze kubaho mu buryo budahindagurika, bivuze ko hakenewe inshuro 2 z'igipimo mpuzandengo cy'imbyaro kiriho ubu ngubu. Mu burengerazuba rero mu kugerageza rero guhangana n'akaga k'ibura ry'abana mu myaka 10 ishize, leta yashoye miliyari zibarirwa mu macumi rwose z'amadolari mu bikorwa by'ubukangurambaga, ariko n'ubundi imbyaro zikomeje kugabanuka kuko ikintu cyo kuryamanaho baracyanze burundu. Birashoboka ko rero ibiciro biri hejuru cyane cyane by'amazu cyangwa se ikiguzi cyo kurera abana byaba ari byo biri inyuma y'ibi bibazo cyangwa se y'aka kaga, ariko wenda impamvu ishobora cyane n'umubare w'amasaha menshi abaturage bo muri Korea y'Epfo bamara ku kazi. Urumva ko rero akazi bagahariye ibintu byabo byose, ku buryo n'umwanya wo kuryamana nawo baragenda bakawubura burundu, kubera ko rero abagore bagifatwa nk'abibanze mu kwita ku bana. Kubyara bivuze ko umubyeyi w'umugore aba agiye guhara akazi ke cyangwa se agahitamo gukora imirimo ibiri icyarimwe. None rero abagore ntabwo bagishaka kubyara kubera ko abagore bo muri Korea bo ubwabo barishakira akazi, ntabwo ibintu byo kubyara rwose waza ubibakoza. Urumva ko rero ibyo ni ibintu bitangaje, nyamara nanone ugasanga n'ubundi umubare nyamwinshi n'uw'abantu bakora imibonano mpuzabitsina, nyamara usanga ku cyegeranyo hari ibihugu bimwe na bimwe byafashe umwanzuro wo kutabyara, ndetse ni gukora imibonano mpuzabitsina bikaba byaragiye bigabanuka. Wakibaza se ikorwa na bande niba koko imibonano mpuzabitsina icyo kintu kiri gukorwa cyane cyane muri iyi si, kandi bumva ko n'abantu badashaka kubyara. Urumva rero Uburusiya bufite umunsi wahariwe gusama. Uburusiya bwo rwose bufite umunsi wahariwe gusama. Akarere rero kamwe ko mu Burusiya katangije uburyo burimo ubwenge bwo gutuma abaturage bako bakomeje kugabanuka, noneho bakororoka. Guverineri w'intara ya Ocean iri bugufi bwo mu murwa mukuru wa Moscow yagennye itariki ya 12 y'ukwezi kwa 9 muri buri mwaka nk'umunsi wahariwe gusama, umunsi w'ikiruhuko aho abashakanye baguma mu rugo bafite intego imwe gusa yo gukora imibonano mpuzabitsina kugira ngo barebe ko basama cyangwa se barebe ko bakororoka. Abashakanye rero bibarutse nyuma y'amezi 9 nyuma y'icyo gihe bahabwa impano zirimo ibyuma bifata amajwi n'amashusho, ibikonjesha ndetse n'ibyifashishwa mu kumesa. Urumva ko rero ahangaha mu Burusiya ho niyo wabyaye baraguhemba. Urumva ko ni ibintu biba bigiye bitangaje cyane. Ikindi kintu rero ukwiye kumenya cyane gitangaje ni uko naho mu cyaro cya Heminaku muri Brazil abagabo batereta abagore bifashishije amafi. Urumva ko rero umugabo yashaka gutereta umugore we yitwarira amafi kugira ngo abashe kumwemeza. Mu cyaro cyo muri Brazil rero rwagati abagore babonye uburyo bworoshye bwo guhitamo
ko bazabana mu bagabo benshi baba mu bagabo benshi baba batereta. Rero abo bagabo baba ari guharanira urukundo rw'umugore, bamuzanira impano y'ifi. Noneho umugabo buri gihe uzanye impano y'amafi menshi niwe wegukana iyo nkumi aba yakunze. Urumva ko rero ahangaho muri Brazil rwose ho kugira ngo ujye gutereta umukobwa se, kugira ngo umukobwa umwemeze ko mugomba kubana, nuko ugenda ukazana impano y'amafi ukamugurira amafi. Noneho umukobwa nawe arareba akavuga ati umusore azanye amafi aya ngaya, uyu nguyu nawe azanye aya ngaya, we agashyira ku munzani akareba umuntu umuhaye amafi menshi akaba ari we ubasha kumwegukana. Urumva ko rero ahangaha rwose ni ya mico nyine y'ibintu biba bigiye bitandukanye, aribyo nakubwiye ugomba kumenya mu bintu biba bigiye bitangaje. Ikindi kintu rero ugomba kumenya gitangajeho mu gihugu cya Autriche, abagore baha abo babengutse impano y'imbuto za pome zifite umwuka wo mu bucakwaha. Ni ibintu hano nyine urumva ko ahangaha rwose nta kasamutwe nk'uko bamwe bajya babivuga. Mu gihugu cya Autriche iyo umugore akubengutse agukubita ikintu cy'igipome rwose gifite iyo mpumuro nawe urayumva, tayari ubwo aba akweretse ko yagukunze, aba yakubengutse. Nta mwanya wo kuza kukubwira ngo njye nagukunze, oya, kubita pome ifite impumuro yo mu bucakwaha, tayari nawe tumenya ko uwo mukobwa yagukunze. Nyine wowe wibyumva ngo wumve ni ibintu bya danje, ni umuco waho, nkuko nagiye nkubwira, ni umuco waho kugira ngo gusa mubashe kuryamana bikaba bimeze gutyo. Rero mu byaro byo muri Autriche abagore bafite umuco wo kujya babyina bafite ibice by'imbuto za pome ziriho ubucakwaha bwabo. Nyuma rero yo kucisha amaso mu bagabo bahari cyangwa se bari aho ngaho, umugore ahitamo, umugore yakubengutse araza rwose akakohereza pome ifite umwuka w'ibyuya byo mu bucakwaha. Niba umugabo rero nawe ahise amubenguka, ahita ashona kuri iyo pome rwose. Iyo umugabo yayiriye nta gushidikanya abo ngabo rwose baba babaye umwe, baba bamaze kwikundanira. Urumva ko rero ni ibintu biba bigiye bitangaje. Rero ikindi kintu ugomba kumenya, mu bwoko bw'abagwajiro muri Colombia, umugore yegukana umugabo amukoresha amakosa. Kugira ngo hano muri Colombia umugore akwegukane, nuko umugore ashaka uburyo bwose agukoresha amakosa. Iryo kosa iyo uriguyemo ahita kwegukana, nyine akaba aragutsindiye. Urumva ko rero ni ibintu bitangaje cyane. Aha rero ni umuryango w'abantu, aho kubyina usobanya mu by'ukuri bigufasha gutsinda. Abagabo rero n'abagore bo mu bwoko bwa gwajiro muri Colombia bitabira ibirori bidasanzwe by'imbyino, aho iyo umugore ashoboye kubyinisha umugabo nabi biba bivuze ko bagomba gukorana imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo iyo hano muhuriye mu kabyiniro akakubyinisha nabi, nyine akagukoresha amakosa nk'uko nabikubwiye hejuru, tayari abagusabye gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko rero ngo biha igisobanuro gishya, imvugo y'uko kanaka yahengamiye kuri runaka. Urumva ko rero ahangaha iyo umugore yagushatse rwose akubyinisha nabi, ubwo yakubyinishije nabi nawe rero urabyumva ikiba kigiye gukurikira. Abaturage rero bo muri Denmark bo bakunze gukora imibonano mpuzabitsina iyo bari mu kiruhuko. Muri Denmark ho rwose bakora imibonano mpuzabitsina iyo bibereye mu kiruhuko. Ubushakashatsi rero bwakozwe na kompanyi ya Spare Travel ikora mu bijyanye no gutembera, bwasanze abaturage bo muri Denmark bakora imibonano mpuzabitsina bo ku kigero cya 46 iyo bari mu kiruhuko. Si ibyo gusa rero, ahubwo ni 10% by'abana bo muri Denmark mu by'ukuri baba barasamwe mu gihe ababyeyi babo bari mu kiruhuko se cyangwa bari mu rugo. Mu mwaka w'2014 mu rwego rwo gushimira imiryango yashoboye kugaragaza ko umugore yasamye mu gihe bari mu kiruhuko, iyi kompanyi yahaye imiryango ibyo gutunga abana mu gihe cy'imyaka 3 ndetse yemerera n'ahantu ho kuruhukira hatabangamira abo bana. Urumva ko rero
abantu bagiye bafite imico igiye itandukanye. Mu Bugereki rero bakora imibonano mpuzabitsina cyane cyane kurusha ahandi ku isi. Urumva ko igihugu gikora imibonano mpuzabitsina cyane cyane ni mu Bugereki. Ubushakashatsi rero bwakorewe ku isi hose n'uruganda rukora udukingirizo bwakorewe ku bantu bagera hafi ibihumbi 30 bafite hejuru y'imyaka 16 y'amavuko mu bihugu 26 bitandukanye. Ubugereki nibwo bwaje ku isonga. Mu Bugereki rero niho abantu benshi bakora imibonano mpuzabitsina cyane cyane. No kuvuga rero impuzandengo y'imibonano mpuzabitsina ni inshuro zirenga 164 kuri buri muntu buri mwaka. Mu gihe ubwo bushakashatsi bwakorwaga, wenda birashoboka ko kuba bitewe n'imiterere y'ikirere cyaho cyangwa se bikaba biterwa n'icyaba kiri mu mazi y'ibirwa bigize iki gihugu, ariko se hari uwabatera ibuye? Nta muntu wabatera ibuye rwose. Amateka y'igihugu rero cy'Ubugereki nayo ashobora kuba afite uruhare. Abagereki bo hambere bari bazwi cyane cyane kubera ukuntu bihanganiraga imibonano mpuzabitsina, bakaba abantu bavuga ikibarimo nambereka, kandi bakaba abantu bambukirwa mu kugerageza ibintu bishya biba bigiye bitandukanye. Nuko rero ushobora kuba utaruzi utuntu turi mu bintu biba bigiye bitandukanye by'imibonano mpuzabitsina, ariko ndagira ngo mbwiye ko ni ibintu biba bigiye bitangaje cyane. Ese mu Rwanda ho iyo umugore ashaka ko muryamana abigenza gute? Icyo kisubizo ukime muri comment niba ubizi uko abigenza. Gusa ni ibintu mba nagiye ngushakira, nkagenda nkubwira ibintu biba bigiye bitandukanye. Wakoze cyane rero niba twatangiranye iyi video tukaba tuyigeranye ku musozo. Uri umuntu w'ingenzi cyane niba warakoze subscribe, ndetse Imana iguhe umugisha. Ariko nawe niba utarakora subscribe, nagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tukugezaho umunsi ku wundi, ndetse ibiganiro tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye z'ubuzima, za politiki, ndetse ingingo izo arizo zose. Ngomba kujya nkubwira ikintu ku kindi, buri kantu ku kandi ngomba kujya nkakubwira umunsi ku wundi. Wowe gusa twereke ko udushyigikiye kandi kuri subscribe urabudufashije cyane, kugira ngo n'ibindi biganiro tukugezaho tujye tumenya ko tubikugezaho. Niba ufite igitekerezo uduha, twandikire muri comment, ndetse niba wifuza ko hari ikindi kintu cy'amatsiko ufite twajya tukubwiraho, watwandikira muri comment tukakikubwiraho rwose wisanzuye. Ndagushimiye cyane rero, Imana iguhe umugisha.